ihame ry'umunsi, dore ihame ryakugeza ku butsinzi ni ukumenya guhitamo inshuti. Reka nkubwire, inshuti nziza nigusiga mu bibazo, mu mahoro murabana, mu bihe bibi mukabana. Salomo yaravuze imigani 17:17 ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba. Rusi yabanye na Nawomi mu bihe bikomeye, ariko birangira Rusi yari yabonye inshuti nziza yitwa Nawomi, yamuhuje na Bowazi. Iki gitondo cy'uyu munsi ndagusengeye, Imana iguhuze n'inshuti zikugeza ku mugisha wawe, iguhuze n'inshuti zikwinjiza mu butsinzi bwawe, iguhuze n'inshuti ngo uhamagare inshuti aka kanya. Fata akanya ubabarire umuntu uwo ari we wese waguhemukiye, umubabarire uvuge ati Mwami Yesu, ndamubabariye uyu muntu, ndagushimiye ko ugiye kundemera inshuti nziza, inshuti zitandyarya, inshuti zitandyarira n'inzara. Abo bantu Imana irabafite mu buzima bwawe. Reka nkubwire, Imana igiye kuguha ubwenge na Mwuka Wera, ugiye kumenya kubahitamo. Akira inshuti y'umugisha, akira inshuti mugiye kugendana 2025 mugakomezanya n'indi myaka yose zaza. Yakire mu izina rya Yesu, nyikiriza ngo amen. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe kuko biri mu bigize amahame. Shalom.